Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane bana b'Imana. Umugoroba mwiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umugoroba mwiza, weekend nziza. Njye nitwa Pastor Ange. Ndashimira abantu bose bampaye follow back, barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nabatangiye kujoininga, Imana ibahe umugisha. Mwarakoze cyane. Najya nifuza kuza kubwiriza TikTok ariko ngasanga ntago mfite abantu ba followinga benshi, ariko abampaye follow back barakoze. Imana ibaho umugisha mwinshi. Urakoze cyane. Nawe ntago nakubonye ariko umuntu wese ni mwiza. Nawe uri mwiza, urakoze cyane. So Imana ibaho umugisha. So nifuje kuza kubaganiriza ikintu gitoya. Ariko first of all twabanza tugasenga. Icyo kintu cyihutirwa nicyo cy'ingenzi. Tugahamagara umwuka wera akabana natwe. Umwuka wera akatugayidinga mu byo tugiye gukora. Umwuka wera akabana natwe mu byo tugiye kumva. Kubera ko ijambo ritarimo umwuka wera aba ari inyuguti. Niko Pawulo yatubwira. Pawulo atubwira ngo ni inyuguti. Ariko iri muri umwuka wera riba ari ijambo rifatika. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ngo yagendaga agakora ibitangaza, ngo akomeresha ijambo ibimenyetso byagendanaga naryo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ijambo ry'Imana rimanutse rimanukana n'ibimenyetso n'ibitangaza. Hari n'ahandi muri Yesaya avuga ngo kuko nta jambo ryanjye rizamanuka ngo risubire ridakoze icyo warutumye ashaka. Ijambo ryose ry'ubwami rimanutse riba rije kugira icyo rikora. Mwami Yesu, mwami w'abami, mwami w'icyubahiro, tukuzamura icyubahiro. Turagushimye cyane kubw'iki gicamunsi duhaye. Tugushimiye ko tugiye kuvuga ijambo ryawe. Tugushimiye ko tugiye kuvuga ineza yawe. Tugiye kuvuga ibikiza, ibibohora, ibyoza, ibyeza, ibitunganya. Tugiye kuvuga ijambo rihindura ubuzima. Tugiye kuvuga ijambo ry'igitangaza. Yesu wabwiye Nikodemu ngo utazi uko umuyaga uhuha, ntumenye guhuha kwawo, niko ijambo ryawe rigiye gukora umurimo muri iyi saha, muri uyu munota. Rigiye kubohora abantu bawe, rigiye gukiza abantu bawe, rigiye kubahindura, rigiye kubahindurira kuba beza kurushaho. Ndagushimiye kuzanye ibyiza, ndagushimiye kukoze ibitangaza, ndagushimiye kukoze imirimo yawe, ndagushimiye kuduhaye kozwa, kwezwa no gutunganya no gutunganywa. Kandi ndagushimiye ko mwami ijambo ryawe rigiye kuba ryuzuye imbaraga n'amavuta. Uryumvishe wese ritazava mu mutima we, ritazibagirana, ahubwo rizamubera inkota hageze hose, akajya avuga ngo ijambo ry'Imana riravuga gutya. Mwami Yesu ushimwe, kandi Mwuka wera ngo uhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Rero ngiye kubabwira ku kintu, akantu tumaze igihe twese tuvuga. Ubu ngubu umuntu aje akakubwira ngo uri umupagani wababara ngo uri umupagani wababara cyane, ntago byakunezeza. We ntusenga, we ntuzajya mu ijuru, wowe ugasanga hari ukuntu umuntu ashatse kukwereka ko akiranuka kukurusha, wababara cyane, sibyo? Ariko hari ijambo twumva mu Baroma rivuga ngo mu Baroma ngira ngo ni igice cya 6 bivuga ngo turi abana b'Imana, ngo Umwuka wera twemeza ko turi abana b'Imana. Niyo ngenda mu muhanda ndavuga ariko ndi umwana w'Imana. Niyo ngize ikigeragezo kingoye bitavuga ariko ndabizi data arankunda, ntabwo ari bwemere ko mpura n'ikigeragezo, ntabwo ari bwemere ko mbabara. Wakoze cyane umugisha w'Imana ukubeho nk'uko izina ryawe riri. So noneho mureke tubanze tubwirize, turaza kugenda duhura gake gake, nyuma nibyo byiza kugira ngo tutaza guta umurongo, sibyo? So niyo ugenda mu muhanda uravuga ngo ndi umwana w'Imana, buriya n'umuntu udakijijwe udakunda Imana, hari ikintu Imana ikora agahindukira akavuga ngo ariko nukuri biri ni Imana yabikoze, sibyo? Ako nako ni akamenyetso kaba kamwereka ko ari umwana w'Imana. Ubundi umwana w'Imana natiromana umuntu wakiriye Yesu, umuntu wavuze ngo ndemeye Yesu umbere umwami n'umukiza. Uyu muntu wakiriye Yesu ngo abagiye mu muryango w'abana b'Imana, ngo bavuye mu bisi yinjiye mu bana b'ubugingo buhoraho. So rero wowe wakiriye Yesu, ukunda kuvuga ijambo ngo ugende umwana w'Imana, turi abana b'Imana, turi abizera, turi abakundwa b'umwami, turi abera.
iryo jambo abakristo bakunda kurivuga, turabera turabatagatifu ariko turasenga, tujya mu misa, tujya mu macaci, tujya ugasanga nyine buri wese ari proud yuko afite umubano afitanye n'Imana, sibyo? Ariko hari ikibazo nshaka ko twibaza twese, dufitanye umubano n'Imana, turabana b'Imana, dusa n'Imana, mbese ugasanga akantu n'ubu ngubu bavuze ngo Yesu araje, wavuga ati ariko ntabwo ari bunsige kuko ndi umwana w'Imana. Nicyo kibazo wasigara, nicyo kintu wavuga uti Yesu ntabwo ari bunsige. Siko byagenda? Mumbwire siko byagenda? Yesu aje ntiwavuga ngo ntabwo ari bunsige? Simbizi, ngewe niko navuga. Ariko ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 13 niho tugiye kwiga, havuga ukuntu Imana ari urukundo kandi turi abana bayo. Ese waba uri umwana w'umuntu, ntuse nawe? Icyo kibazo kibaze. Uri umwana w'umuntu ariko se ntuse nawe? Waba uri umwana w'umuntu ntuse nawe? Ndabaza, ntuse nawe? Iyo ubonye umwana wo kwa kanaka atambuka uravuga ngo ariko sha afite isura yo kwa kanaka. Physically ubuzima bw'iyi si ahangahe inyuma biroroshye kubona ngewe Ange ugahita ngo ariko Ange no kwa kanaka. Abantu banzi benshi baravuga ngo ariko Ange asa na se. Noneho n'umwana w'Imana mu byo Imana ikora, character y'Imana uko iteye, hari ukuntu batavuga ngo ariko uyu muntu afite ukuntu asa n'Imana, ukuntu gusa twagira ngo ni Imana twahuye. Kubera iki? Kubera imbuto yeze, ukuntu yagaragaje imikorere ye, ubuzima bwe bwa buri munsi. Hano rero tugiye kuvuga ku ijambo ryitwa urukundo. Yesu ari kubwira itorero rya leta, tuhagaruka ntimugire ngo nagiye. Yesu hari itorero yabwiye mu byahishuwe, itorero ry'Abefeso. Itorero ry'Abefeso ahangaha ndimo ndabwira abantu bataye urukundo rwabo rwa mbere. Usanga batagifite urukundo rwabo rwa mbere. Ngo hano ngo urwandiko rwandikiye Abefeso, ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri ndwi ari we Yesu mu kuboko kw'iburyo, akagendana hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 n'izahabu, aravuga ati aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe. Murumva ko uyu muntu, iri torero ryari itorero rifite ubuhamya, ryari itorero rifite ubuhamya ku buryo na Yesu arihamiriza, nzi imirimo yawe, nzi umuhati wawe, nzi no kwihangana kwawe. Ibi bintu byose usanga umukizwa bifite, abyuka aterana, atanga amaturo, agize gute, ibintu byose by'ubwami bwo mu rusengero ugasanga arabikora neza. Ngo kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo byari itorero rihanira abantu kwihana, ngo nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, ngo nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo. Wabashije kugenzura, mbese niba abantu bafite esprit de discernation. Ryari itorero rifite ubuhamya vraiment, ku buryo ryari rikijijwe, ariko iri torero ryari rifite inenge kandi ariyo fondasiyo y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ngo uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina. Murabona mu bihe bya kera cyangwa muri bihugu biba bitemera Christianisme, usanga hari ubwoko burenganyirizwa ko bukijijwe. No mu gihe cya Yesu akimara kuva ku isi, intumwa zararenganye baziziza yuko zizanye constitution bitandukanye n'ibyo Mose yari yarababwiye. Batangira kwibaza ngo gute agakiza kabaye ubuntu, gute n'abanyamahanga bakabonye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hano byari ibintu bihindutse, abantu batabasha kubyihanganira, sibyo? Ariko hano ijambo ngo uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina. Icyo gihe abo bantu barenganyizwaga izina. Ariko twebwe ubu ngubu ikintu uzira nuko utakoze icyaha n'abandi, kuki udagisohokana natwe. Ariko wigize umutagatifu, ariko ngo uriya yigize umukizwa, ngo ariko ngo ibintu normal, kuki udakora ibintu nk'ibyo natwe dukora. Uyu nguyu yarenganyirizwaga. Abo ni abantu bari burya nuko hatariho ikintu cyitwa persecution, ariko ubu ngubu biba biri indirect. Ugasanga kubera ko wakijijwe famille irakwanze, nguriya yataye umurongo, uriya yirirwa mu matorero, uriya mbese ugasanga bagufitiyeho izina ribi kubera ko mufite kwemera gutandukanye. Ariko icyo nicyo ntago gitangaje. Yesu yaravuze ngo mu bihe bya nyuma n'ababyeyi bazatandukana n'abana babo, nta kintu gitangaje kirimo. Ariko wumva ikintu avuga,
uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Mwumvishe ibigwi by'uyu muntu, afite iri torero ryari rifite ibigwi. Burya itorero ni wowe, itorero ni njye, itorero ni wowe. Iyo tubaye 3 4 tuba tubaye itorero, ariko dufite ibigwi hano. Nzi imirimo yawe, nzi umuhati wawe, kwihangana kwawe, nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ngo ariko rero ngo ariko rero aha naje gusanga gukizwa no kumara amazi. Iri torero ryari rifite ubuhamya bwiza. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, uwo ni Yesu Kristo. Impamvu Yesu ataraza, abera ntibaruzura, n'ababaye abera hari icyo kitugaya, hari ibyo tutaruzuza. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Waretse urukundo rwawe rwa mbere. Iyo twumvishe itorero amatorero intumwa zagiye zubaka zigitangira, ngo bari bafite urukundo, namwe mu rukundo bari bafite, ngo basangiraga ibyabo, ngo baragendaga bakagura. Ijambo kugura ni nko kugurisha. Ngo baragendaga bakagurisha amasambu yabo, bakagurisha, ngo bakazana mu itorero bagaha abakene. Nawe tekereza kuri ubu ngubu kugira ngo isambu yanjye ngende nyigurishe kugira ngo njyane mu itorero nk'abakene, nawe ukabikora gutyo. Mw'abantu mwe bari bafite ubuhamya cyane, sibyo? Ariko noneho Satani yakuyemo icy'ingenzi, akuramo urwo rukundo bari bafite, uko gusa n'Imana bari bafite. Arangije abarekera imirimo iboneka n'amaso, bagaterana kenshi, bakamanyura n'umugati, bakarya n'ifunguro, bakubaka insengero, bagasura abera. Ariko ka kantu ko gukundana, ko k'urukundo gatangira kubashiramo. Niyo mpamvu haje kubaho no kwigabanyamo ibice. Bamwe ngo turaba Paulo, abandi turaba Apolo, batangira kwicamo ibice. Kubera iki? Kuko urukundo rwabashizemo. So nanjye ndongera ndagarutse ndavuga ngo twongere tugarure urukundo rwa mbere, kuko urukundo niyo mana. Hari ibintu usanga ubuzima bwa buri munsi, tufate nka Jani y'umunsi, urabyutse ugiye kubrosa, wenda usanze umukozi ntiyakoropye, ariko ukirengagiza ko wenda ari koza ibyombo, ugahita utangira kumubwira nabi, ariko wowe ibintu nk'ibyo. Ariko iyo ufite urukundo uritegereza neza ukavuga uti ariko ntabwo aragera igihe cyo kujya gukoropa, sibyo? Ni akantu koroshye. Ni ukuvuga ngo urukundo rufatanya n'ikintu cyitwa patience. Ni ibintu bigendana no kwihangana. Iyo utazi kwihangana ntabwo ubasha gukunda. Haleluya! Iyo utazi kwihangana ntabwo ubasha gukunda. Tugiye gusoma rero icyanditswe kivuga ikintu cyitwa urukundo. Ngiye nkunda ibyanditswe cyane, nawe uzabikunde. Ibyanditswe biroza, ibyanditswe bireza, ibyanditswe n'imbaraga. Iyo usomye muri Timoteyo ngo byabereho kugira ngo umuntu w'Imana ngo abe ashitse ngo kandi yuzuye. Haleluya! Ngo ashitse ngo kandi yuzuye. Mw'abantu mwe rero nibwo bwa mbere nakoresha TikTok, n'ibyifunga cyane bikagira ikibazo muraza kuntabara. Haleluya! Hano ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, niko titre ivuga. Nongera kubahugurira gusenga uko mubyutse. Abantu bankurikira cyane muri morning prayer, dusenga uko tubyutse, tubwira Imana ngo wakoze kubw'ijoro dutambutse, tukayibwira ngo tuguhaye uyu munsi wacu, tuguhaye n'ibyacu. We surrender everything to you. Turabiguhaye kuko naje guhishirwa ko ibyacu byose ntabwo twabikontrola. Aha nicaye sinzi aho umwana wanjye ari, sinzi aho umusaza wanjye ari, nawe nuko sinzi aho umuvandimwe wanjye ari. Anytime wajya kumva agize accident, wajya kumva umwana agize ikibazo iki n'iki, wabyuka ugasanga bakwirukanye mu kazi. Ariko parce que uhaye Yesu ibyawe byose nta na kimwe wasize, arakureberera. Ibyo ntibifatika. Yesu tumuha n'umubiri wacu. Ari gusanga waramuhaye agace kamwe kandi warakaretse. Oya, Yesu y'umurimo umwiha wese. So hano aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ngo ariko singira urukundo, ngo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Iri jambo rijya rinzamo kenshi, icyuma kirenga. Mpita nibuka iriya nzogera yo kwa padiri, ukuntu iyi sonamisi igiye kuba, cyangwa iriya yo ku musigiti, iravuga ukumva birarangiye. Rero umuntu utagira urukundo ni uko ameze. Kandi aha ndagira ngo mbibutse, Yesu yaravuze ngo, nkunda kuvuga ibyo Yesu yavuze, yaravuze ngo nimukunda ababanga, nimukunda ababakunda, muzaba mutandukanye n'abapagani. Urukundo ngurundi kuvuga ni urukundo rugaragara
ku bantu badakunditse cyane cyane, kuko n'ubundi abo ukunda ubusanzwe ubakunda, ariko ahangaha hari abantu badakunditse. Ese iyo uhembwe hari umukecuru ugurira amakara? Ese hari uwo ugurira akawunga? Ese hari uwo wohereza akamomo ngo umbwire ngo ewana uyu munsi nawe wiyiteho? Ese usura abarwayi? Ese hari ikintu ukorera umuntu kiri sipesiyali? Hari abantu bazahagarara natwe mu rukiko, buriya hari abamizirima bajya muri CHK bagasengera bakazanira abantu icyo kurya, ariko twabarokore tujyana ijambo ry'Imana tukajya gusenga nta n'isoni dufite. Kandi kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Buriya kwizera kurimo ibi byose, urukundo, kubabarira, niko kwizera nyako. So aravuga ngo umeze nk'icyuma kirenga, icyuma gisakuza. Niyo mpamvu ushaka kugenda hariya muri CHK umumizirima akazana ibyo kurya, wowe ukazana ijambo akakubwira ati urwaye atigirayo, ubu nkeneye icyo kurya nicyo cyampembura. Bariya rero bazahagarara natwe mu rukiko. Yesu yigeze avuga ngo umwamikazi w'Isheba azaza atubwire ukuntu yagize ubwenge akajya gushaka ubwenge ku mpera z'isi. So hano rero akomeza avuga ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, babanje kuvuga ngo indimi zose ni impano z'Umwuka Wera, none ageze ku mpano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, ngo kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi. Yabanje kuvuga indimi nk'iz'abamarayika, ashyizeho guhanura, za mpano z'Umwuka Wera, noneho ageze ku kwerekanwa ibihishe byose, ubwo ni uguhishurirwa, impano z'Umwuka Wera, ashyizeho n'ubwenge bwose. Ngo kandi nubwo nagira kwizera, nubwo nagira no kwizera gushyizeho kose nkabasha kugukuraho imisozi, ariko singira urukundo. Cya kintu Yesu yagaye itorero ryo muri Efeso, ngo ariko singira urukundo ngo ntacyo mba ndicyo, ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene. Agizemo no gutanga, ariko urukundo rutarimo. Ahangaha wakwibaza ngo urukundo ni iki? Ibintu ukorana nta rukundo. Biriya bintu ukora abantu bose babone kutanga, ugira ubuntu, ngo ariko ngira ubuntu, ariko ubizi neza nuvuga ngo ikintu Imana iri kutugaya ni ikintu kiri indani mu mutima. Ese hari umuntu wanga? Mbwira wowe, hari umuntu wangara? Hari umuntu wumva nanga umuntu uvuga ijambo ngo ugiye kana kandi amwanga? Iyo umuntu abimbwiye iruhande bitambwira sumwa, nuko njye ukajya watura ijambo kwanga ni ukwa Satani, ujye watura ko abantu bakunda. Hanyuma akomeza avuga ngo kandi ubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Izi mpano zose z'Umwuka rero zifite, ariko udafite urukundo, my dear, ntacyo uri cyo. Hano Yesu arimo aratugaya urukundo, kuko nta jambo rimanukiye ubusa. Umwuka rero yamanuye ijambo ku bantu ntazi, nanjye rirandeba, ariko ntusingire urukundo. Ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose, ngo ariko ngo nkagaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye. Urumva ko uyu muntu anamaramaje, impano zose z'Umwuka Wera arazifite, ariko haraburamo rwa rukundo. Ndakugaye urwo rukundo. Nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo. Bagatwikwa, ngo ntacyo byaba bimaze byose. Akomeza avuga ngo urukundo rurihangana. Nababwiye ngo ntushobora kugira urukundo utihangana. Hari ikintu ari isengesho nkunda gusenga, rivuga ngo Mwami Yesu, imbere yanjye ujye uhashyira ingunguru y'icyobo. Umuntu wese umbabaje, umuntu wese ikintu cyose kimbabaje, before yuko ngira icyo mbivugaho cyangwa icyo mbikoraho, njye mbanza bijye bita bibanza bigwe muri icyo cyobo, sibyo? Bijye bita bibanza bigwe muri icyo cyobo, hanyuma umutima wanjye ubanza ubikahume neza. Muri uwo mwanya banze nibuke ko ndi umwana w'Imana. Ubwo nyine ndi gupuratika kwihangana. Bibiliya iravuga ngo mureke kwihangana gusoze umurimo wako. Icyo gihe mba ndi gupuratika kwihangana. Muri njye nkabanza ngatuza nkavuga ngo ariko ni ibiki bimbayeho. Ndagira nkubwire ngo utihanganye ntabwo uri umwana w'Imana. Kwihangana bijyana no ku mwana w'Imana. Hari parabole ivuga ukuntu Yesu ngo imbuto zimwe zaguye ku kara, izindi zigwa mu butaka bubi, izindi zigwa mu mahwa, ngo ariko izaguye mu butaka bwiza ngo zashobojwe no kwihangana.
kwihangana, kwihangana. Hanyuma ngo urukundo rurihangana. Niba ufite urukundo ubasha kwihangana. Hari ikintu cyambayeho ngira ngo ni ko Umwuka Wera yankozeho travail, niko yankoze muri iyi myaka 2 ishize, uyu turimo n'uriya last, ariko naje kubona ko ibintu byose tucamo bidufatanyiriza hamwe kutuzanira kugira ibyiza. Naciye ahantu byansabwa kwihangana, mpamara umwaka nta mu ntangiro naravugaga menshi, nkavuga mana kuki nkariya n'abantu nkabwira kuki mudukorera ibi, ako avec le temps naje gusanga Umwuka Wera ari kunyigisha kwihangana. Bigera ahantu noneho njya numva bavuga ngo anje bamuvuze ibi, noneho umuntu akaza akambwira ngo ariko anje bakakuvuga ibintu nkabiri ugaceceka, nkabwira ni ukuri mubihorere mubareke. Yesu rero yaje kugira inshuti zanjye, abo bantu bagiye bamvuga, none ubu dusigaye turi abashuti. Umuntu akakuvuga ikintu akavuga ngo ariko ngo iyo ndebye anje mbona ABCD, yarangiza agashyiraho ijambo rivuga ngo ariko nta muntu wabimbwiye, ngo nibyo nitekerereza. Murabyumva? Ariko ubuzima bwose igihe urimo Imana ibiri kukwigishirizamo ikintu runaka. Ku bakunda Imana barabihishurirwa bakavuga ngo ariko wasanga Imana iri kunyigisha iki n'iki simbimenye. Wasanga aha njye naje kubigisha agakiza gusa, ntabwo biza kutubuza gusenga kandi Imana igakora umurimo, ariko njye ndi kubabwira ibigize umwana w'Imana kugira ngo umwana w'Imana abashitse, kugira ngo umwana w'Imana abe yuzuye. Aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo rurihangana. Niba hajemo kwihangana, seke urwo rukundo umuntu uri kuruha ntago kumwihanganira byoroshye. For example, umuntu akaza ahetse nk'umwana ubona asa nabi agize gute, wa muntu hatabaye kwihanganira icyo kintu ntabwo washobora kukibamo. Ukaba ubizi neza kubana n'umuntu utagukunda, ariko ukagerageza kumukorera ibyiza. Reka mbwire nk'abantu bubatse instead yo guhita ujugunya umuntu ukamutera umugongo, ahubwo tangira umuhereza urukundo, umuha ibyo ajya abona umwitaho. Urabyumva? Ajya abona umwitaho ufite ubwira Imana ngo umutima wo kumukunda. Hari ahantu nari ntuye, hari akana kakundaga kuza kumpamagara, ariko bajyaga bavuga ngo afite ijwi ry'inzogera, kakambangamira, nkumva karambangamiye. Rimwe nza kubwira Imana ngo mpa kumukunda, uyu mwana mpa kumukunda. Imana rero ni igitangaza, yampaye kumukunda cyane ku buryo urwo rugo igihe cyose ngiye kubasura niwe mbaza bwa mbere. Naje gusanga byarabaye automatically. Urukundo rero turarwiga, ntabwo ruza ako kanya. Nawe tekereza umuntu udakunda waguhemukiye, noneho Imana igeze inzozi y'umuntu w'umufamiliye w'umutekinisiye, babandi babagirira n'abantu bo mu muryango. Noneho Imana inyereka ari mu kagare yambaye ikanzu y'umweru turi gukoma amashyi. Tabwira Imana mu gitondo, ndabyuka ndabwira Imana, nayo Imana urakabye, uyu muntu ugiye kumuha ijuru n'ukuntu yamaze abantu baroga. Imana irambwira ati ahubwo jyayo umwatuze kuko ngiye kumuha ijuru. Ndamubwira ngo ntaho njya. Nabaye nka Yona, ni ntaho njya. Noneho Imana ariko nigira inama y'ubufuti, mpamagara umwana we ndamubwira ntumva rero ntuzajye kureba mama musengane ntwaza atameze neza. Ati nta kibazo. Haciye iminsi musaza wanjye tuvukana ararwara kandi atuye aho hantu. Haleluya. Imana burizi Umwuka yarakora ikintu yitonze, ntaga guforce. Musaza wanjye arwaye, nabaye obligé kujyayo. Nkihagera itambwira ngo yo anje. Ndagenda turaganira, ambwira ukuntu asigaye azindukira mu muryango remezo, ukuntu yasenze. Arangira ambwira ngo rega ndanabakunda, yatura amazina yacu ko tuvukana, ngo ndabakunda nta muntu nanga. Tayari yari amaze gukonfesa ijambo rinyuranya n'ibyo yakoze mu isi y'umwijima. Ati ndabakunda, avuga n'amazina yacu. Hanyuma ndamubwira rero, urabona ko mudamu murescape, urabona ko wapfakaye uri muto, uhura n'ibibazo byatumye wumva ko udakunzwe, byatumye rero ugongana n'abantu benshi. Igihe kirageze ngo wihane, kandi urabona ko kuze anytime wava no muri iyi si, ubane n'Imana neza uzatahe mu ijuru. Arambaza ngo ese buriya nanjye Imana irankunda? Ndamubwira gukunda niyo mpamvu yamagurukije nkaza kukureba, nturabona ko ntajyaga nza kukureba. So rero urukundo rurigwa kandi abantu benshi dukunda kuba dufite abantu ngo dufitanye nabo ibibazo. Bibiliya ivuga ngo ku rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Bivuga ngo birashoboka ko umuntu wamuberera amahoro we ntakubera amahoro. Niyo mpamvu ririya jambo rivuga ngo ku rwacu ruhande ubane n'abantu bose amahoro.
hano rero twumvishe ko urukundo rurihangana, urukundo ntirugira ishyari. Mw'abantu mwe muri iyi si huzuye ishyari, muri iki gihugu cy'iyi si tuba muhuzuye ishyari, 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 ishyari. Kandi buriya ishyari ni ubugoryi. Burya umuntu wagiriwe neza kukurusha wamugiriraho umugisha uramutse ufite ubwenge. Hari umwana wajyaga ambwira akunda kubona ari kuri segonderi, nagira abantu banzanira amafaranga cyane, akajya ambwira ngo nzajya nyakubikira wenda nzajya niboneraho ya mandazi. Yahishuriwe ko uwo mugisha atawufite, ariko ko njye mugenzi we mufite. Imana imuha ubwo bwenge. Buri wese rero ishyari rero rifunga amaso umuntu ntabashe kubona potential afite. Buriya buri muntu wese afitemo ikintu kidasanzwe. Ejo barimo bavuga umuntu ngo twari twatahiye ubukwe ngo ni umuntu mwiza, ngo ni umuntu mwiza ku rwego udashaka kubyumva. Urumva ni umuntu warenze ishyari, ni umuntu warenze umubabaro, ni umuntu warenze, murabyumva ngo urukundo ntago rugira ishyari. Iyo ukunda umuntu ntago umugirira ishyari, ahubwo iyo yateye imbere avuga ngo kuraje, ahubwo geraho nibi bizagende neza. Murabyumva aka gakiza kadusaba imbaraga, turabyitoza. Wa muntu we wowe ufite umuntu udakunda, rebise bivuga iki noneho ngo stage 2 reached? Ni ukuvuga iki? Ugiye kubifunga? Mubabare mujye mumfasha, ntago nzi gukoresha TikTok. Hanyuma avuga ngo urukundo ntirugira ishyari, ngo urukundo ntirwirarira. Rukundo iyo umuntu agukunda kubera transparent, kubwiza ukuri. Ngewe naragukunze ariko mpembwa 100,000 ndakodesha. Niba wumva twabana muri ubu buzima ngo tubane, ngewe mfite 5,000 reka tubigabane. Ubu ni umuvandimwe. Ntago wirarira, ngo kwirarira kugira uburyo bwinshi. Satani baragira amayeri menshi, ugasanga umuntu akubwiye ngo ushangwe ejo undi nimpembwa nzakoreza 50,000, kandi abizi ko ari yahembwa, azi ko umushahara ahembwa ari 50,000. Nawe ukagira ngo uwo mwarabonye ko ari abantu benshi abunda ngo ngo twe dufite ibi, twe duhagaze. But buriwe abantu bazagukunda, nta muntu uzakwangira ukuri. Hari abantu muri iyi si bashaka abantu bari honete, badashaka ibyo utunze. Ngo everyone inga, buri muntu wese arashaka umuntu bafatanye. Haleluya. Uzarebe iyo ugiye gukora business nk'ubu ufite nk'akandi kazi, bavuga nihe nzakura umuntu w'umwizerwa nzasigamo. Ntago bavuga ngo nihe nzakura umuntu ufite amafaranga. Niyo mpamvu kwirarira nta buryo byo byakumarira. Buriwe muri no minsi ndi kwigisha abantu, nigisha abantu ngo udukizwe neza, dukizwe batureba, dukizwe batatureba. Naje gusanga Imana igigira ikika ikakwitaho kuko wabaye umukiranutsi kuri we. Ningaruka nzabigisha gushyira ibuye ku bwami bw'Imana. Hari titre ivuga muri Nehemiya ivuga ngo amazina y'abubatsi barabatondeka, Ange, Claire, Aline, barabatondeka ngo titre ivuga ngo amazina y'abubatsi. Kuki babanditse muri Bibiliya? N'abantu baje gufasha Nehemiya kubaka. Dukeneye kubaka ubwami bw'Imana, tugakizwa n'abantu bakabutubonamo, bakabudutangira ubuhamya. Batanga ubuhamya bavuga ngo ngiyopa hari umugore ngo witwaga Tabita Dorka, ngo uwo ngo bakavuga ubuhamya bwe. Dukeneye gukizwa neza, ni inyungu zawe. Njya kubwira abantu ngo uru rugendo turimo no kuva mu mujyi tugira Remera. Bamwe baviramo ku mazi, abandi baviramo mu Kanogo, abandi baviramo Rwandex, abandi baviramo kuri nuvuga ngo buri wese afite ahantu agenda agira bisi muhagarika. Ariko uzasiga iki umusozi? Byumva uhere niko yaririmbye ngo uzasiga iki umusozi. Haleluya. Ngo urukundo ntabwo rugira ishyari. Niba rero ushaka gukizwa neza, bwira umwami Yesu ngo ndagushaka. Wino mu buzima bwanjye, remove everything binandukanya nawe. Nkuramo ishyari, nkuramo kudakunda abantu, nkuramo urwangano. Uzi ukuntu ugenda ufite amahoro. Ngiye nikomeze. Yesu yangiriye neza, nagiye mbyiga. Nari umuntu ukunda kugira umujinya, kuvuga nabi, ariko rimwe za gusanga ntago nkibikora. Kandi Satani yamaze kubona ko watsindiye icyo kintu, ntago yongera kukigeragereza. Ubu nta bantu bakiza ngo banyafrika. Hari umuntu nijoro nandikiye ambajije situation yari ndimo, ndamubwira ngiye Yesu yampaye kwihangana, nicyo naragitsindiye, ndagifite kandi ndagihamya. Nawe ubeho on your side. Muve mu bigare by'abantu mubona, abantu bashininga babayeho ubuzima bwiza hirya no hino, barapretendinga, barabeshya. Umuntu muzima ni wowe, yigeho, wiyiteho,
nugerageza kubaka ubuzima bwawe kuri uyu mubiri, n'abaza bazaza bagushakaho uyu mubiri, ariko nubaka iby'indani bazaza baje kugushakaho iby'indani, kandi iby'indani ni ubuzima buhoraho. Haleluya. Ba wowe remove everything bigutandukanya n'Imana. Kuramo ishyari, kuramo amagambo, kunegura abantu, kuramo urwango, terana kenshi. Guterana buriya bituma umuntu agenda akura mu mwuka. Uzasa neza, nukuri muzaza kubimbwira nimutangira kubikora. Uzasa neza, fata igihe cyawe n'umwanya. Hari akandi kantu nkunda kubwira abantu ngo uzavuga ngo uzatanga impamvu, ngo impamvu umeze gutya ngo nuko tante atanyishyuriye ishuri, ngo nuko ababyeyi bapfuye ndi muto, ngo nuko ngo wonkere ngo atakoze ibi, ngo nuko nashatse umugabo tugatandukana. Izo mpamvu zizagushirana, ariko Yesu azakubaza ngo ese wabuze umukeka mu cyumba na Bibiliya n'indi gitabo cy'indirimbo ngo unyambaze? Ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye. Wananiwe kumbwira ngo nkwereke ibikomeye, nkwigishe na projet wakora uve muri ubwo bukene. Haleluya. Ntabaza ndagutabara, ntabwo ari ibikomeye bibabaje, ntabwo ari intambara zigiye kukubaho gusa. Yesu abasha no kukubwira ngo aha naho ibunaka genda bari kurangura ibigori, urangura upakire mu nzu bya miliyoni, ejo bundi nawe uzabira kubigurisha bizaba biri kugurika. Haleluya. Ndagira ngo babwire mukureho excuse ntacyo ziri kudufasha muri no minsi. Abanyabwenge barakwitegereza bakabona uri ku wasting your time, bakabona urata umwanya wawe. Is why kuramo kutihangana, kuremo kutababarira, ariko uba umugabo w'intwari, w'umugore w'intwari uvuga uti ibyo byose mbisize inyuma, reka nishakira projet nkora, Yesu azakamperamo umugisha. Haleluya. Hanavuga ngo ntago rugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, nibyo nababwiye, ntirwihimbaza ngo ngewe ngo buriya ngo mfasha abakene, ngo ngewe buriya ngo ngiyo batabigenza gutya ngo siba byaragenze gutya na gutya, ngo ngewe ngo ibya Yesu bikorerwa mu ibanga. Abantu akaba ari batangira kugutangira ubuhamya. Barababonye abakristo muri Antiyokiya barabazanye ngo bari abantu bagenda kuriya, ngo ariko babanye na Yesu. Bigera abantu bakagutangira ubuhamya. Ndi umuhamya wo kubihamya. Umuririmbyi umwe yararimbye ngo sinkiri wa wundi, singikora bya bindi, ngo nakanajigije ikirenge mu maraso ya Kristo. Haleluya. Hanyuma akomeza avuga ngo ntirukora ibiteye isoni. Waruzi ngo rero ngo byandi ukora ntibabibona. Bigeraho Yesu akakwexpose. Hari umuntu nabyutse nibazaho w'umukozi w'Imana. Ndavuga ariko Mana, ko uyu muntu yari muzima byagenze bite? Mukaransubiza ngo namushyize ku karubanda. Yararengeje. Ntabwo urukora ibiteye isoni. Kandi abana b'Imana Yesu yadupromese ko tutazakorwa n'isoni. Sibyo? Ntabwo tuzakorwa n'isoni. Hanyuma dukomeza tuvuga ngo ngaho biyutinga rero. None se ubu koko uradukurikira no muri stade kweri? Urumva biza gushoboka? Mumbwire ukuntu mukuraho. Namukuyeho tayari. Ko nananiwe kumukuraho. None se arasaba kujoininga yibereye muri stade araturangaza. Ndabyiga paka tumbimenye. Hari abantu badakunda ibyiza kweri. Nk'uyu ko yari abizi ko ari muri ibi bintu ya joininze ati. Haleluya. Reka tube tumwira ateye kudutesha umwanya. Sibyo? Akomeza avuga ngo ntirukora ibiteye isoni, rushaka ibyarwo. Iyo umuntu hari ikintu nabonye abantu bakora ugasanga tujuru barashaka ibyabo. Barashaka ibyabo gusa nta gihe na kimwe ashaka ko ibyo akora byagirira n'abandi umumaro.
murabyumva ugasanga ngo ntabwo ngo urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ngo ntirukore ibitese ngo ntirushaka ibyarwo. Uzarebe nk'iyo wagiye gusenga uba uri gusenga ngo Imana ikugirire neza, Imana igukorera ibi, wowe wenyine n'urugo rwawe nta wundi muntu usanga ushyiramo, sibyo? Nta wundi muntu usanga ushyiramo. Kandi umunyabwenge aba nka kizi, aba nka robine. Robine nubwo amazi ajya mu ibase ariko abanza guca muri yo. Iyo usenga ahubwo wiga gusengera abandi, urukundo ntago rugira gute, ntago rushaka ibyarwo. Iyo umuntu ari gushaka baravuga ngo reka nkore ibi ngibi kanaka nawe azabibenefisiyeho, reka nkore ibi ngibi kugira ngo kanaka azabibenefisiyeho nawe azabiboneho iki n'iki, sibyo? Hanyuma ikindi, ntiruhutiraho ikintu cyitwa kudahubuka, ka kantu babwiye ko kugira ingunguru imbere yawe, iyo ngunguru wabona ikintu kikubabaje kigahita kigwamo before yuko, ntago wihutira kuvuga, nta nubwo wihuta guhubuka, ahubwo ikintu cyose uracyanariza, se kuki kanaka byagenze kuriya. Hanyuma hari nk'abantu bagiye baduhemukira muri ubu buzima, ugahita uvuga uti ariko umuntu nagatanga icyo adafite, uriya muntu yakuze nabi, uriya muntu agira umusha kubera izindi impamvu izi, ugahita ujya mu mwanya we. Ubu ukuyeho ikintu cyitwa kwihutirwa, babyanditse gutera, ntirwihimbaza, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, kwihuta, kutitonda. Kuko iyo uri kwiga impano z'umwuka wera usanga ari abavuga ngo kwitonda, ariko mwabwiye ukuntu bakura aba bantu umuntu baba bajoyininze, uyu muntu umva ashaka avaho, babigenza gute? Mwabwiye ukuntu mukuraho koko byananiye. Hanyuma ntacyo nzagenda mbimenye, ngo ntiruhutiraho, ngo ntirutekereza ikibi ku bantu, ngo ntabwo rutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa. Nta muntu wambwira ukuntu dukuraho uyu muntu uko byananiye. Niko bigenda. Ubwo ndabibonye, ntabwo ndi budisikonegitinga, niba ari ukudisikonegitinga kubera ko ntacyo, reka mwirengagize. Hanyuma aravuga ngo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntirwihutiraho. Hanyuma avuga ngo ntirutekerereza ikibi ku bantu. Ngo ntirutekerereza ikibi ku bantu. uyu muntu ni umwana mubi, Imana imuhane. Katwikomereze ntacyo. Ngo ntirutekereza ikibi ku bantu, ngo urukundo ntabwo rutekereza ikibi ku bantu. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu yicara akavuga ngo
ngo uriya ngo kanaka kubera ko ameze gutya na gutya, ukumva mu mutima wawe ntabwo bikunejeje, ugatangira kumutekerereza ikibi. uzi se hari ukuntu umuntu atekerereza abantu ikibi. Ishyari buriya niho rituruka. Ishyari rituruka mu gutekerereza abantu ikibi, sibyo? Ishyari rituruka mu gutekereza abantu ikibi. Umutima w'Imana ntabwo utekereza ikibi, aho Yesu ashimwe kabisa aragiye. Umutima urimo ubumana ntabwo utekereza abantu ikibi, sibyo? Uhora utekereza icyiza ku bantu. Niho biva no kunegurana. Iyo ukunda kunegurana uba utekereza abantu b'ikibi, ngo uriya aho gutangira uvuga uti cyakoze wenda byashoboka ko byamubayeho, ariko buriya bizashira, bizahinduka. Uriya nawe akeneye ubuntu bw'Imana, akeneye imbabazi z'Imana. Ngo rwishimira gukiranirwa, ngo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Hari ikintu kijya kituho twese, ngo kubera ko kanaka yankoreye iki n'iki, ngo buri munsi umwe ngo ibi nawe bizamubaho, byamubaho ngo ngo mwabyumvise ukuntu byagenze. Ntabwo rwishira urukundo nyarwo, ntabwo rwishimira ko abandi bantu bahura n'ibibazo. Ahura n'ikibazo ukavuga uti Imana nubwo yahuye nacyo wenda wasanga ariko wabishimye, ariko umuhe kukibamo neza, agikuremo n'ubwenge, agikuremo n'isomo, yihane ahindukire. Kuko buri byinshi biba ku bantu ntabwo ari uko Imana itwanga, ibigira ngo duhinduke tugaruke. Uzarebe hari nk'abantu bajya muri prison bakavuga barakijijwe. Kava yarakijijwe avuga ngo ntabwo azongera gukora ibintu kuko yabonye isomo. Niyo mpamvu prison zibaho. Ariko urukundo ntabwo rwishimira ko abandi bahuye n'ibibi, ahubwo uramusengera ko Imana ubimukomerezemo, abihindukiremo, abe umuntu wawe. Bivuga ngo urukundo ni impumyi, ntabwo urukundo rureba ikosa na rimwe, rurihangana, ntirugira ishyari. Urukundo rukeneye ibintu byinshi. Niyo mpamvu nabwiye ngo turarwitoza, kuko hari ubwo utagira ishyari kwihangana bikakunanira, hari ubwo wananirwa kwihangana kubabarira bikakunanira, hari ubwo mbese urukundo niyo mpamvu ari fondasiyo y'ibintu byose, fondasiyo y'ibintu byose. Nibi byose dukora, n'abantu tujya gusura, nabo tujya kureba, nabo dusengana, nabo tujya gusura kwa muganga, nabo dukorera kwa muganga turi abaganga, nabo dusavinga, hatarimo urukundo ntabwo biba bishoboka. Umuntu niba udafite urukundo rusabe. Njye hari umuntu nzi dukorana ahora ashaririye mu mutima, meanwhile mu mutima we nta rukundo rubamo, ahora ashaririye, ahora avuga nabi. Niyo isoko ye ni ukuvuga nabi. Haleluya. Isoko ye ni ukuvuga nabi. Ngo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ukuri. Hari umuntu wari umukopine wanjye, kikari inshuti yanjye, abana nawe n'undi mukuzine we, agahora amunegurira, ariko uko abimbwira nkumva birandya mu matwi. Noneho rimwe aza kumunegura, ndamukontrediza, amuga ko se wohereye umuvuga ubona koko uriya mwana ko mbona ari n'umwana mwiza. Aravuga ngo ese ngo Ange uri mu ruhande rwanjye w'inshuti yawe cyangwa uri mu ruhande rw'uriya? Ndamusubiza ngo ngiye Kristo yampamagariye ukuri, Kristo yampamagariye kuba justicier. Niyo waba uri inshuti yanjye ntabwo neka kubwira wakosheje uriya muntu wamurenganyije. Hari umuntu uherutse kumbwira yapropoje proposition ituma twashyira umuntu ku ruhande, ariko ngiye nawe tukabigiramo benefice. Ndamubwira ni hanyuma kanaka bikagenda bite? Arangije arambwira ngo ariko kuki ukunda gushyira abandi imbere? Urukundo rushyira abandi imbere. Iyo ukunda umuntu umushyira imbere, sibyo? Iyo ukunda umuntu umushyira imbere, nta nubwo ari umwe, ni abantu bose. Wifuza ko abandi babanza, wowe ukaza nyuma. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mbagize abagaragu, mugende mukorera abandi. Urukundo rero wisanga uri inyuma. Niyo mpamvu urukundo hari ikintu bavuga ngo mwe wana ngo ibyo ntabwo bigezweho, ngo hanyuma se hanyuma nimbikora gutya na gutya kanaka bizagenda bite? Hari ijambo Yobu yavuze. Yobu yisobanura ku bantu bamushinjaga ibintu byinshi bitandukanye. Aravuga ngo niba narahinyuye urubanza rw'umugaragu wanjye, ni Yobu 31 igice cya 13. Ngo niba narahinyuye urubanza rw'umugaragu wanjye cyangwa urw'umuja wanjye igihe nyine yarimo yisobanura ko nta muntu yarenganyije. Avuga ngo niba narahinyuye urubanza rw'umugaragu wanjye cyangwa urw'umuja wanjye igihe bamburanyaga, ngo none se ubw'Imana ihagurutse nabigenza nte?
Imana ije kumbaza abagaragu nari mfite n'abaja n'abandindiraga gate n'abampingiraga n'abagira gute ko nabarenganyije, nasubiza iki? Ivuga ngo umuntu wese imbere y'Imana afite valeur. Nta muntu uciriritse imbere y'Imana, nta muntu mubi, abantu bose ni beza. Akomeza avuga ngo none se ubwo Imana ihagurutse nabigenzane, nasubiza iki? Arongera ngo mbese yangenderera nayibwira iki? Nanjye hari igihe nibaza ni se umukozi murenganyije cyangwa arenganyiza umuntu wanjye mbana nawe cyangwa umuturanyi, Imana nibimbaza nayisubiza iki? Ngo cyoye ngiyandemye mu nda ya mama siyo yamuremye. Haleluya, kajambo keza cyane. Ese nge Ange yandemye siyo yaremye uriya muntu nshaka kurenganya? Ntaho urukundo. Buriya ikintu utifuza ko bagukorera ntukajye ugikorera abandi. Yesu aradusaba gukunda kuko twatakaje urukundo rwacu rwa mbere. Akomeje avuga ngo cyoye ngiyandemye mu nda ya mama siyo yamuremye. Ngo iyaturemye mu nda ya ba mama simwe. Haleluya, ni ijambo ry'ubumana. Imana yaturemye mu bwami bwayo simwe. Haleluya. Hano rero akomeza avuga ngo urukundo ntirwishimira gukirangwa kw'abandi, ngo ruharanira ukuri. Ni hariya na Yobu yaharaniye ukuri. Imbere y'Imana nta muntu uruta undi. Ngo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Haleluya. Utangire wihanganire wa muntu utajyaga wihanganira. Ngo ariko ndataha mwirukane musengera hinduke. Ngiye buriya nagiye ntunga umukozi n'undi mukobwa baga iwanjye. Burya abantu bajya bagendererwa na Satani. Ugasanga uyu munsi ni umuntu mwiza, ejo yabaye mubi. Ariko mu ijoro mu bicuku ndi gusenga ava Imana agenderera kanaka, muha amahoro mu mutima, muhe gukunda akazi ke, muhe tubane, kuko iyo umukozi wanjye agiye kugenda Imana irabimbwira. So ngiye mu gihe nkimufite mba nkimubazwa. Ubu ntiyabazwa ikintu cyose yaba, ntabwo yabazwa iwabo cyangwa mudugudu, yabazwa ngiye baba tubana, napfiriye hano banafunga. Yayo ni amategeko y'isi. Ariko Imana yo yakubaza ngo ko nari naraguhaye umuntu. Hari ibintu byambayeho, natunze umukozi mu cyumweru cya mbere anyiba imyenda y'abana, icya kabiri ibiryo byose dutetse tugahita dusanga yabiriye wenyine. Gukoropa nabyazi, kumezana yose we. Ndangije ndavuga nti se ubu uyu mukozi mwirukane nkora iki? Ndagenda njya ku kazi, mfata muri kese amafaranga nzanje kumwirukana. Ngeze ryamye kwitana wakundi saa 10 ubunaniwe, umwuka yararaza arambwira ngo nese numwirukana urawumufashije iki Ange? Icyo nakoze nabanye nawe, ntangira kumwigisha kumesa, ntangira kumwigisha ibintu byose. Ndavuga umukozi kuko ari abantu duhura nabo cyane kandi tukabasuzugura. Umukobwa yavuye hano azi ibintu byose. N'igihe cyo kugenda Imana yarakitumenyesheje ko agiye kugenda. Hari ukuntu Imana iguha inzozi cyangwa amayereko. Ndagira ngo mbabwire ngo uwo muntu wawe ukuri ruhande niwe Imana izabanza kukubaza. Abo muturanye, abo mubana, abo mukorana akazi, abo uwo nguho ruhemukira ngo urashaka umwanya we, urashaka iki? Urukundo rwa benshi kandi uraterana. Nitwumvishe ku ryatero ryo muri Efeso barateranaga. Yesu yabashimye ibintu byinshi, ngo ariko bataye urukundo rwa mbere. Haleluya, bataye Imana. Imana niyo rukundo. Yesu yigeze abaza abantu bagiye kureba Yohana mu butayu ngo mwagiye gukora yiki? Amatorero twirwamo twagiye gukora yiki? Tudukura yiki? Bose ko mwagiye mu butayu hataba amazi, hataba icyo kwambara, imyenda y'abana b'abami ba mu mujyi, kuki mutabishakiye mu mujyi? Haleluya. Mwagiye mu musozi gukora iki? Wagiye kuri rya torero ngo amatorero barayafunze kose, wajyaga gukora yiki? Niba warataye urukundo rwa mbere. Haleluya, warataye urukundo rwa mbere. None haravuga ngo rubabarira ibintu byose. Rukundo rurababarira. Uravuga Mana kana Claude ndamubabariye, Eliane ndamubabariye, ukajya ubyatura. Ndabyibuka umunsi nimo mbabarira abantu nkajya natura ndira, nza no kubabarira papa na mama bapfuye ndi umwana. Ni kuki bankize kuri iyi si? Nabo ndababariye, numva ikintu mu mutima kivuyemo kirasimbutse. Urumva? Ni bose ndabababariye, bose ndabababariye. Kanaka ndamubabariye, kanaka ndamubabariye.
ubyature mu mutima wawe. Dukeneye ko umutima wawe uba empty, ibibi byose birimo bikavamo, ibikomere bikavamo, byose bigashiramo. Hanyuma ngo rwizera byose. Iyo umuntu ari kukubeshya kubera ko umukunda, burya urabyihanganira ukanabibona ukavuga uti kamwizere, nijya no kumupuruva ko atari byo nzabikorana urukundo. Ntabwo tuba ngo yanga urambeshye ngo wowe, mbese urukundo rusaba patience. Ahubwo uramubwira ngo urakoze cyane, wazajya kumwereka ko yakubeshye ugakoresha ibikorwa. Haleluya, ugakoresha ibikorwa. Murabyumva? Ugakoresha ibikorwa. Ngo rubabarira byose, rwiringira byose. Urukundo ni impumyi. Uzareba umuntu wakunze, ntureba n'intege nke ze, ntazo ureba. Ubona nyine nase niko bimeze, ko mukunda se namugira gute. Niyo mpamvu uru rukundo Yesu arudushakamo mu bantu, ntabwo arudushaka kubo dukunda n'ubundi, arudushakamo mu bantu badakunzwe. Ugira umuntu ushyiraho ubuzima bwawe, ugira umumaro muri ubu buzima. Pastor Fidele ndagusuhuje, Imana iguhe umugisha ku training. Ugira umuntu w'urukundo rwawe, ugira umuntu uvuga ngo ngiye kugira umuntu nkunda, njye ngenda mu mesera imyenda, njye ngenda mugurira amakara, njye ngenda umunsi umwe mutekere. Bibiliya ikomeza ivuga ngo urukundo ntabwo ruzashira. Ibintu byose yatangiye avuga ngo naho naba nagira indimi nk'iz'abamarayika, naho nagira impano zose, naho nagira kwizera, ariko singira urukundo ngo mba meze nk'icyuma kijegera. Kandi Yesu yatangiye abwira itorero ryo muri Efeso, arishimira ibyo ryakoze byose. Ararishimira ati ndagushimira ko wakoze ibi n'ibi, ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe. Uyu muntu yari umukristo, itorero ryari ry'abakristo. Ngo kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, ngo nuko wagenzuye abita intumwa kandi atari zo. Uyu muntu yari afite umwuka wa dissension, uyu muntu yari azifite ziri y'umurimo, uyu muntu yari yuzuye gukiranuka kose. Ngo ukabona ko ari abanyabinyoma, ngo uzi kwihangana kandi warenganyijwe izina ryanjye ntiwacogora. Uyu muntu ntabwo yari agisambana, ntiyari akinywa inzoga, ntiyari akibeshya. Uyu muntu yari abihagazemo neza. Haleluya. Ngo ariko ndakugaye urukundo rwawe rwa mbere ntarwo ugifite. Urukundo rwa mbere ni ruriya rwo mu itorero ry'Abakorinto ryakozwe n'intumwa, ngo baguraga ibyabo bakabigurisha bakaza bakagabana. Urukundo rwo kwitangira abandi. Twatangiye tuvuga ngo dusa n'abana, ngo turi abana b'Imana. Umuntu atangiye kubaza ngo ntabwo uri umwana w'Imana, wababara kandi uri umwana w'Imana. Uti kandi ndi we. Ati njye ndi umwana w'Imana, ariko uri umwana w'Imana hari ikintu ubura. Haleluya. Wataye urukundo rwa mbere, none se Imana ko ari urukundo rwo muhuye musa muti. Ariko ndakugaye urukundo rwa mbere. Bakomeza bavuga ngo urukundo ntabwo ruzashira, urukundo ruzahoraho kuko ni Imana iri eternelle. Ku gice cya 8 ngo guhanura kuzarangira, kuko n'ubundi umuntu ahanurira umuntu bizamubaho muri iyi si. Mu by'ubugingo buhoraho ntabwo uzahanurira umuntu, sijye kumwira ngo uzajya mu ijuru, ibindi azabimenya agezeyo. Ibindi azabimenya agezeyo. Ngo no kuvuga mu ndimi, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Indimi z'umwuka wera zizagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, za mpano zose z'umwuka wera zizakurwaho. Kuko tumenyaho igice. Ibi byose dufite hano kuri iyi si ni igice, kuko Imana ntiturayibona. Tuzayimenya tugezeyo, ariko tuzajyayo. Turi abana b'Imana, tugomba gusa nayo, ariko tugomba kugira urukundo. Tumenya igice, ngo kandi duhanura igice. Ariko ubwo iri niryo jambo ry'umunsi, ariko ubwo igishitse rwose kizasohora. Ariko ubwo igishitse rwose kizasohora, mu bya bindi bidashitse bizakurwaho. Niyo ngo niba udafite urukundo ntabwo ufite igishitse. Hari icyo ukeneye kubwira umwami Yesu ngo nguhaye ibyanjye, nguhaye umutima wanjye uwuvide, ukuremo ikitari icyawe cyose, ukuremo agasumari. Yesu aravuga ngo ndagiye ngo uw'isi umwami w'isi ntacyo amfiteho. Nawe utanyurwa umwami Imana ngo nkeneye gusa nawe nkabaho, uw'isi ntacyo amfiteho. Haleluya. Uw'isi ntacyo amfiteho.
ngo ugire umwana muto, navuga nk'umwana muto, ariko ni hariya ndi bugarukire. Akomeza avuga ngo ariko ubw'igishitse, duharanire kugira igishitse, duharanire kugira urukundo, duharanire kugira urukundo mu bintu byose dukora, sibyo? Duharanire kugira urukundo. Urukundo ikintu cya mbere ni ifatizo, niyo fondasiyo y'umwana w'Imana. Niba uri umwana w'Imana usa n'Imana, ntukajya guterana ku cyumweru gusa, ahubwo buri munsi ujye ubwira umwana w'Imana ngo ndashaka gusa nawe, mpa gusa nawe, nyuzamo gusa nawe, ndashaka gusa nawe, nyuzamo gusa nawe, nyuzuzamo ibyawe byose Kristo, vidakuramo ibitari ibyawe ubinkuremo, umutima wawe, nk'ibitekerezo byawe, nk'imikorere yawe, umpe gusa nawe Yesu, ibitekerezo byanjye byuzuremo wowe. Turashaka gukizwa neza, niko nababwiye, dufite gukizwa neza. Icya kabiri, urukundo ruritanga, ugomba kwitanga, kuko igihe cyose ugeze kwitangira abandi uba ufite urukundo, ariko ubikorana umutima ukunda, pana byandi batubwiye ngo kwirarira, utirarira ngo abantu babibone. So rero Imana ni urukundo, natire y'Imana ni urukundo. Niba uri umwana w'Imana ufite usa n'Imana. So twasenga rero, ariko cyane cyane Umwami Yesu atwuzuyemo uru rukundo rwe avuga hano. Niryo sengesho riruta ayandi. Umwami Imana twuzuzemo urukundo mu mutima wacu. Mwatanga request, twe tukaganira twumva niba mwumvishe icyo twigishije, tukanasengerana, kugira Umwami Yesu atwuzuze, aduhindura abantu bashyashya, aduhindure abantu bashyashya, kugira ngo twuzuzemo igishitse. Ngaho babandi bashaka ko bajoyininga nibaze turebe ko twagira icyo tubivugaho, bashaka ko tubasengera ku bintu bitandukanye. Muhimbazwe mama. Murakoze cyane. Abandi bamyutinga nibyo byiza, byaba ari byiza cyane. Turimo turigisha urukundo, ko twataye urukundo rwa mbere. Umwami Yesu arimo aradusaba twongera tukagarura urukundo. Ibyo urukundo rw'umwimerere ntabwo rukiriho. Ariko Yesu aracyakora cyane. Yesu aracyakora, aravuga ngo ndakora kandi na data arakora, kandi avuze ngo ibintu byose bizashira, guhanura kuzashira. Buriya buhanuzi duhora dushaka ngo batubwire n'ubw'iyi si buzarangira, ariko arashaka ngo twongere tugire umutima w'urukundo, kandi birashoboka. Fata igihe cyawe, ufate n'agapapuro n'amazina y'abantu, uvuge ngo kanaka ndamubabariye, kanaka ndamubabariye, amazina uyatondeke, abakuroze abaturoze bo rwose usanga aribo bantu tudakunda, abadutaye mu gihe twari tubakeneye. Urukundo Yesu avuga ntabwo ari urukundo tuzakunda abo dusanzwe dukunda, ni urukundo tuzakunda abantu badakunditse. So nta muntu ufite icyifuzo ngo tugisengere. Cyane ndagifite pe. Watubira tukagisengera, cyaba ari ibanguka twandikira inbox. Niba ari ibanga wacyandika inbox, ntacyo bitwaye. Imana iguha umugisha. Ntabwo nzi kubakuraho, niba ushaka kwivanaho wakwivanaho. Uyu witwa Damascene, Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Imana iguha umugisha muri uwo murimo urimo. Mwe nawe no mu mutima wawe. Yego. Hanyuma se twaganira ku kintu cyitwa urukundo. Umwami Yesu aratugaya ngo twateranye kenshi, twiyirije kenshi, twiyitayeho, twarisengeye, ariko ntabwo twagize urukundo. Hari abantu uzi mufitanye ibibazo ngo ari baduheraho ubabarira. Mana, muri no minsi nta muntu rwose dufitanye ikibazo pe. Imana iguha umugisha. Ubwo rero niba ntawe, ugomba no kugira abantu witaho.
ukagira nk'umuntu uzajya uvuga ngo nzajya amufasha iki n'iki, nzajya amwitaho muri ubu buryo, nzishyurira umwana minerivare, ukabikora kandi ku giti cyawe, ukumva ko niyo wajya ku kagari ugatanga mituweli, mbese ugakora ikintu wumva umutima wawe kuvuga ngo umwami Yesu adushakaho urukundo rufite imirimo. nta muntu ubura ufite ikihe icyifuzo rwose. cyifuzo? Yego. urabona nibwo njye nyirwubaka nshaka ko Yego. Yesu akomeza akampa imbaraga nkubaka rukaguma. Amena. Mm. Mwami Yesu, uyu mubyeyi witwa Damascene turamusabira ngo urugo rwe urukomeze, uguze imbaraga zawe n'ubuturo bwawe, imitima yabo n'umugore we bakunyoterwe, baharanire kumva kuri priorite uteye igiti mu rugo rwabo mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubahe umugisha amajya n'amaza mu byo bakora, ariko cyane cyane ubuzuzemo kukubaha. Amena. Urakoze cyane Damascene. Yego namwe murakoze. Hanyuma uyu witwa Beni ninde? uyu Uyu hasi nawe wavaho nta kibazo wakwigendera. Yesu ashimwe. Bernard ninde? Bernard. Yesu ashimwe. Yesu niyamamarire byose. Turabona muri mu kazi, Imana ibaha umugisha. Yego kuri twese. Turimo turaganira ku kintu cy'urukundo. Wowe urebye urukundo ubona muri ino minsi byaragiye bimeze bite? Urukundo rwa gikristo cyangwa urukundo rusanzwe? Urukundo rwose. Urukundo rwose muri rusange. Biragoye, utari imbaraga za Kristo ntabwo urukundo rwabaho ngo bikunde. Biragoye. So, but anyway, gusa nyine tuzamenyera ku mbuto zawo niko ijambo rye rivuga. Ariko turi kuvuga wowe, ntabwo turi kuvuga abandi. Hebura ntago nakumva ko njye ntago niyizi. Navuga ko niyizi neza keretse nasohoye plastamine usanga sorry turakugarukaho. Anje, Yesu ashimwe. Himbaze. Akoze kuza kuterana natwe, nanjye ntitwaje. Umeze neza? Hello? Yesu aguha umukiro. Bernard wavuze ngo sinapfa kubimenya, ariko buriya iyo umuntu mu mutima we afitanye abantu n'amakimbirane cyangwa adafite urukundo mu bantu arabimenya. Ngewe shitani ntayo ngira. Oya, shitani ntayo ngira. Ngewe shitani ntayo ngira. Sibyo? Imana izayindinde, nzabe mu isi nk'umuntu uzayivamo ejo nkajya ahandi. Nibyo twahoze tuvuga ngo twese tumeze nk'abari muri bisi, buri wese agenda agira are agenda aviramo. So Imana iguha umugisha rero. Yego nawe. Ariko urukundo rudusaba byinshi. Nagukonsera ko wagira n'umuntu witaho, umuntu ubona ko adakunditse ukamugirira ubuntu. So Yesu abaha umugisha, mwakoze cyane guterana nanjye. Imana ibaha umugisha mwinshi. Sawa, asante sana. N'abandi bose Imana ibaha umugisha bateranye natwe, Uwamahoro, Yves, Damascene n'abandi. Yesu abaha umugisha, mwakoze kuza kumva iby'urukundo. Umuntu wese wumva yakwatura agakiza, kumva ntabwo akijijwe cyangwa kumva yataye urukundo rwa mbere, yasubiramo ayo magambo. Mwami Yesu, ijambo riransinze, ishuriwe ko
narataye urukundo rwanjye rwa mbere, nifuje ko unyuza mu rukundo rushyashya, ukampa gukunda abadakunditse, ukampa no guhagarara nk'umwana w'Imana koko. Ibya kera birashize, mpindutse umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakoze cyane, Uwiteka Nyiringabo abaha umugisha. Shalom shalom.